Bakunzi banzuri Business Group Limited turabasuje cyane nkuko mubibona rwose tukaba twarimukiye mu nyubako ya Centenary House ni mu mujyi wa Kigali rwagati rwose ntabwo tugikorera ku Muhima kuri yamaha nkuko mwari mubimenyereye ahubwo ubu ngubu turi mu nyubako ya Centenary House mu mujyi wa Kigali rwagati muri etage ya kabiri ukizamuka muri esanseri rwose ukata iburyo bwawe ukabugeze ku biro bya NZU Business Group Limited ni muzero tubarangira imari zigurishwa rwose zikodeshwa nkuko mubizi ko ari imitungo itimukanwa nawe ushaka kugurisha ngwino tugufashe kandi mu gihe gitoya cyane. Si ibyo gusa rero kubera ko tubaha n'izindi serivisi nkuko mubimenyereye zirimo kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa ariko kandi kuri ubu turabafasha no kohereza ibintu cyangwa se koherereza abavandimwe ibintu aho bari mu mahanga. Ni byinshi nkuko mubibona rero ku mashusho turi kubereka inzu nziza cyane za etage. Murabona ko ari inzu ebyiri ariko zirimo enye, buri nzu irimo inzu ebyiri, buri nzu ikabamo inzu ebyiri, buri nzu ikaba ari uguhera hasi kugera hejuru. Ni ukuvuga ngo ni inzu ya etage iri jimere, ushobora guhitamo y'umuhondo cyane cyangwa se iy'umuhondo werurutse, ndavuga nk'iyi yenda gusa na orange kimwe niyo haruguru yayo. Iyi buri yose rero irimo inzu ebyiri, nk'iya orange murabona ko ifite portail ebyiri cyangwa se gate ebyiri, buri gate ni y'inzu imwe n'indi ikaba iy'inzu imwe. Noneho kandi buri nzu ikaba ifite ibyumba bine byo kuryamamo byiza binini, douche na toilette eshatu, salon, salle à manger ndetse na cuisine, ikagira kandi na annex. Ni ukuvuga ngo buri nzu ifite icyumba kimwe, hasi hari icyumba kimwe na salon na salle à manger na cuisine, noneho na toilette imwe. Iyo toilette ni y'icyo cyumba gihuraho n'abashyitsi bari muri salon. Hanyuma hejuru buri nzu ikagira ibyumba bitatu na douche na toilette ebyiri. Ni ukuvuga ngo ibyumba bibiri bisangira toilette imwe, noneho hakabaho n'indi toilette yo muri chambre principale. Hanyuma noneho buri yose kandi ikagira annex igizwe n'icyumba cy'umukozi, douche na toilette byo hanze n'igikoni cyo hanze na stock birumvikana. Iyi nzu rero rwose kandi buri nzu ikaba ifite parking byibuze y'imodoka ebyiri ndetse ikagira na jardin iringaniye. Izi nzu rero nkuko nakomeje mbibabwira zikaba ziri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi cyane nka KABEZA. Ziri ku KABEZA, ziri KABEZA kuri kaburimbo yo muri quartier. Ni ukuvuga ngo usohoka mu nzu winjira muri kaburimbo nta hantu ushobora guhurira n'umuhanda w'igitaka. Izi nzu rero buri yose kandi izi nzu kandi zikaba zubatse mu buso bwa metero kare 600 ebyiri, ariko kandi zikaba ziri no ku mafaranga make cyane kuko inzu yose ni ukuvuga ngo ama etage abiri afatanye, nyine inzu yose iri jimere nkuko nababwiye ko ziri jimere, irashaka miliyoni 130 z'amanyarwanda kandi ziri negotiable. Ni ukuvuga miliyoni 130 urabasha kugura etage ebyiri, ariko kandi akaba ari n'igiciro ari negotiable. Ushobora kuza uvuga uti ngiye mfite 120 se, mfite 125 se, mfite 115. Ni uburenganzira bwawe, amafaranga n'ayawe nta wayakubuzaho ijambo. Wowe ngwino usura inzu, nuzishima turafatanya tugerageza turebe yuko bagukaturira kuko umukiriya ni umwami. Utaguze na nzuri nta cyenda kubona. Umukiriya ni umwami rero ngwino usura izi nzu, ndabizi urahava ushimye cyane. Ushobora kuzigura imwe ukayikodesha indi ukayibamo. Reka nkubwire yuko waziguze imwe ukayikodesha indi ukayibamo, reka nkubwire yuko imwe ikodeshwa amafaranga 450 n'indi 450 kandi hatarimo ibikoresho. Bivuze ngo ushyizemo ibikoresho byaba ari ibindi bindi. Buri yose ishobora gukodeshwa byibuze $1000 hakaba havamo $2000. Mwari mubibonye rero no kuri Finest barabatumira, Finest View Park barabatumira hariya ku Irebero rwose ngo muze muhakorera ubukwe muharuhukire. Bababwira yuko bafite n'amapartement meza cyane, bafite cuisine nziza cyane, bashobora kugukorera buri commande ariyo yose wifuza. Ni Finest View Park hariya ku Irebero, uzamutse igikondo ukata munsi gato yahahoze ari igipangu Rujugiro yari atuyemo, muhabona icyapa cyanditseho Finest View Park,
ukajyayo rwose ukaruhuka ureba umujyi wa Kigali wose kabisa, umujyi wa Kigali wose uwureba. Ni karibu cyane rero. Wakunze iyi nzu wahamagara kuri ya nimero yacu isanzwe ariyo 07 8 8 48 67 97 cyangwa se ugahamagara 07 81 2 inshuro 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa rero, ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose n'ubundi n'inzuri market, yaba Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni Nzuri market. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora, kora subscribe kugira ngo ujye ubona imari zose tuba tukugezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ari nako kandi ukora share, ukanda akazogera, mbese kuko ibyo tuba tubagezaho ni byiza gusa. Ushaka kudusanga rero kuri office yacu rwose, waba ufite ahantu ushaka kugurisha, nyabuneka utarindiriye za cyamunara, ufite ikibazo ushaka gukemura, niba ushaka ko tukubakira, hose uradusanga muri Centenary House muri etage ya 2. Turabakunda cyane.